Mu mpera z'umwaka wa 2018 nibwo Perezida Paul Kagame yasabye Minisiteri y'Ubuzima ifatanije na Polisi y'u Rwanda guhagurukira ikibazo cyo kwitukuza. Yabitangarije mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Twitter tariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018. Yagize ati: "Bifite ingaruka mbi ku buzima n'ibindi birimo no gukoresha ibinyabutabire bitemewe. Minisiteri y'Ubuzima na Polisi y'u Rwanda bikwiye kubihagurukira mu maguru mashya." Tuvuge ku kwitukuza. Ngendi Djibril Dabo. Kwitukuza cyangwa se icyo bita skin bleaching ni ugufata imiti ikozwe mu binyabutabire igiye ivangavanze ikaba yarakozwe igamije guhindura uruhu. Twumvise ko kwitukuza byahereye muri Ghana, gusa byarakomeje biza no kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amajyepfo ashyira iburasirazuba bwa Aziya ndetse no mu Buhinde. Uwitwa Kaudia Diop ni umunyasenegal. Avuga ko yageze aho akumva yanze ibara ry'uruhu rwe kuko rwari umukara cyane. Yaje kwitukuza bimuzanira ingaruka mbi. Avuga ko yarebye mama we kuko niwe muntu wenyine mu muryango utarigeze yitukuza. Diop akomeza avuga ko mu gihugu cye hasakaye imiti itukuza kuko babonaga ko kwitukuza bibagira beza. Umwarimu akaba n'umushakashatsi Dr. Yaba Birey, umwe mu barwanya ibikorwa byo kwitukuza, binyuze mu bikorwa bye yiyemeje gukwirakwiza ibitekerezo bikangurira rubanda kutitukuza. Binyuze mu cyo yise Ebony, yanditse ubutumwa bufite ukuri kugeza na n'ubu buri wese akeneye kumva. Yagize ati: "Umuryango wanjye uturuka muri Ghana. Nahoze mfite amatsiko yo kumenya ibyerekeye kwitukuza ndetse n'umumaro wabyo. Masenge yaje gupfa bitunguranye afite imyaka 50. Umudogiteri wamuvuraga yavuze ko Masenge yishwe na dementia. Iyi ni indwara yibasira ubwonko bigatuma bukora ibihabanye n'ibyo bwagakoze. Mu yandi magambo, ni ubumuga bwo mu mutwe. Ariko njye naketse ko ari ukubera ko mu kubyiruka ko yatukuje uruhu. Nakeneye gukora iperereza ry'ihuriro riri hagati yo kwitukuza n'ubuzima no kumenya ingaruka bifite ku bantu." Dr. Diop akomeza avuga ati: "Uruhu rwacu ni umukara kubw'impamvu. By'umwihariko twe dutuye muri Afurika dukenera melanine zo kuturinda imirasire y'izuba. Melanine ni imisemburo ituma umusatsi wacu usa umukara gutya tuwubona ndetse n'amaso yacu agasa umukara. Abashakashatsi bagaragaza ko uko melanine yiyongera niko twongererwa amahirwe yo kutarwara kanseri y'uruhu. Iyo ukoresha ibinyabutabire uba uri kubangamira umubiri wawe ntubashe gukora melanine, hakabaho kugorwa k'umubiri. Umubiri wawe ntabwo wabasha kwirinda muri icyo gihe kuko melanine iba yabaye nkeya. Mu burengerazuba bwa Afurika turi kubona indwara zidakomoka kuri twe nka kanseri y'uruhu. Kanseri y'uruhu ntabwo isanzwe mu birabura. Iyo turi gukoresha ibinyabutabire byo kwitukuza, tuba turi kwizanira amahirwe make y'ikorwa rya melanine, tugatangira kuzahazwa na kanseri z'uruhu. Bivuze ko buri gice cy'umubiri gishobora gufatwa na kanseri y'uruhu. Ese ko kwitukuza gukomoka he? Si byaba byaraturutseho byaje ryari? Mu mateka bivuga ko kwitukuza byatangiriye mu gihe cya Victoria. Aha ni igihe cy'amapuderi no gutaka. Abagore b'Abanyaburayi bari bazi gutaka amasura yabo biyobowe no gutaka cyangwa se kwisiga amarangi. Umwamikazi Elizabeth wa mbere yarazwiho gufata ibyo twita arsenic compression wafers. Abagore b'Abanyaburayi bari bazi gutaka amasura yabo biyobowe no gutaka cyangwa se kwisiga amarangi. Umwamikazi Elizabeth wa mbere yarazwiho gufata arsenic compression wafers dutuma agira indoro isamaje. Abagore b'abazungu nibo bazwiho ku kwitukuza kubera ko baba bagira ngo bagaragare neza. Aha babikora mu gihe ku ruhu rwabo hajeho akantu k'akabara k'umukara, bityo bagakoresha ayo mavuta atukuza babisibanganya. Gusa mu gukomeza gukoresha ibinyabutabire byabakururiye indwara. Uku kwitukuza by'umwihariko ku Banyafurika baba mu bihugu by'i Burayi byatewe n'uko hari ibihugu byari byarasazwe n'ivangura rishingiye ku ruhu, racism.
Uku kuvangura byatumaga abanyafurika bitukuza kugira ngo bisanishe n'abandi. Tuvuge kuri Dove na Nivea. Ibi byombi ni ibigo bikomeye byita ku bwiza bw'abantu, gusa icyo bitandukaniyeho ni uko Dove ari iy'Abanyakanada naho Nivea ikaba iy'Abadage. Mu gihe ibigo byose izina ryabyo ryasaga n'iryibagiranye, habaye amahirwe yo kwamamaza. Ariko nuramuka ushakishije amateka y'isabune yihariye, uzasanga ari amateka maremare. Iyi sabune yakoreshwaga n'ibi bigo. Iyi sabune ifitanye isano n'ivanguraruhu, racisme nk'uko twabivuze. Babikoreshaga mu mibiri y'abirabura, wabaga uri umwirabura wamara gukoresha izo sabune ugahinduka umuzungu. Ese ni ryari ngomba kureba umuganga mu gihe nitukuje? Akenshi iyo witukuza uba ugomba kumenya ko wirengera ingaruka zaba nyuma yabyo, kuko akenshi iyo ubikoze hari igihe watukuje hashya, bityo nk'iyo watukuje mu maso bakugira inama yo kwihutira kureba umuganga ngo arebe ko amaso yawe atangiritse. Ariko bitavuze ko n'ahandi ku mubiri hatakwangirika, hose bakaba bakugira inama yo kujya kureba umuganga. Gusa nk'uko twatangiye tubivuga, mu Rwanda ntabwo ibinyabutabire bitukuza byemewe. Muri rusange nk'uko tumaze kubivuga, iyo witukuje bisaba ko wirengera ingaruka zabyo. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko mu gihe witukuje, uruhu rwawe ntabwo ruba rukibasha gukurura chlorine. Iyi chlorine icyo ishinzwe ni ukwica imyanda, microbe. Gusa biba bishoboka ko ukomeza kubaho igihe kitari kinini, bishobora no gutera chlorine nyinshi, bityo ikaba yaba uburozi mu mubiri, bigatera allergie. Iyo iya allergie ihuye n'uburozi bwa chlorine, bituma uruhu rushya. Mushimiye ko dukurikira. Komeza kubana natwe ukanda subscribe, unasangiza abandi ibi biganiro. Niba wakunze iki kiganiro, ntibagirwe gukanda like, ndetse n'igitekerezo cyawe ni inyamibwa kuri twe. Jye na Jibril, tubana ubutaha. Hasta la vista.